Imana ishimwe. Dushima Imana ko duhaye umunsi. Tugiye kwiga ingingo ya 5 uyu munsi, ariko tumaje kwiga ingingo enye. Ingingo ya mbere iravuga ngo bose n'abanyabyaha. Iya kabiri, Imana yanga ibyaha. Iya gatatu, Imana ikunda abantu. Iya kane, Imana yatanze Yesu Kristo kubw'abantu. Umuturiga ingingo ya 5, uwihanya akizera Yesu Kristo umwami w'umukiza arakizwa. Ese waba uzi yuko Imana ihamagarira abantu gukizwa? Ese waba uzi ko kwitabira ubutumire bw'Imana ariko hano kwizera? Nitumenesha harimo nkuko bisanzwe. Ni karibu kugira ngo dukomeze kwigana ubutumwa bwiza nyabwo. Imana niyo ihamagarira abanyabyaha gukizwa. Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya 8:30 agaragaza ko abo yatoranije kera yabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishije, n'abo yatsindishije yabahaye ubwiza. Agaragazamo gutoranya kw'Imana. Matayo mu gice cya 11:25-26 muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushimiye Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo hishe abanyabwenge n'abahanga wabimenyesheje abana bato. Ahagaze ko ari cyo Data yishuriye bamwe. Mu Befeso mu gice cya 2:4-5, ariko Imana ko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu ubuntu bwadukijije. Hagaragazamo kuzura kw'Imana. Mu Befeso mu gice cya 2:8-9, mwakiriwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ubona impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Bigaragaza ko hari icyo twahereye ubuntu, ntibiva ku mirimo umuntu agirira gukora kugira ngo akiranuke cyangwa se gukizwa. Umunyabyaha uhamagawe n'Imana agomba kwitabira ubutumire bw'agakiza. Isomye muri Matayo mu gice cya 11:28-30, mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nandi magambo akomeza hasi mu 29, ariko hagaragazamo ubutumire bw'Imana, ni munsange ndabaruhura. Yohana igice cya 11:11-12, abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, abamwemeye bose. Mu byahishuwe mu gice cya 22:17, umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Harimo ijambo rigaze ubutumire bw'Imana, ngwino. Ariko kugira ngo umuntu yitabire ubutumire bw'agakiza, umuntu agomba kubanza kuzurwa n'Imana mu buryo bw'umwuka, ni ukuvuga bwa kabiri. Iyo dusomye amagambo y'Imana dusanga mu Befeso mu gice cya 2:1, namwe yarabazuye mu bari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Hagazemo kuzura kw'Imana kugira ngo umuntu yitabire ubutumire bw'agakiza. Petero wa mbere igice cya 1:3, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye bwa kabiri, nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Dukomeje gusoma mu byakozwe no mu gice cya 13:24, umwami Yesu amugurura umutima kugira ngo yumve cyangwa kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Mu Bakolosayi mu gice cya 2:13, naho hagaragaza ko Imana ibanza kuzura umuntu. Kwitabira ubutumire bw'agakiza bisobanura kwihana no kwizera Yesu Kristo umwami w'umukiza. Kwihana no kwizera birajyana. Mu byakozwe no mu gice cya 20:21 no muri Luka mu gice cya 24:47, kwihana nyakuri ni ukuhe cyangwa se ni iki? Ubusobanuro bwo kwihana. Kwihana ni ukubabara mu mutima wawe ku cyaha wakoze, ku buryo ufata icyemezo cyo kukireka ugahindukira ukumvira Imana. Reka twibuke ibyo Dawidi yavuze muri Zaburi 51. Dawidi agaragaza yuko yabyariwe mu byaha niho yavukiye, kandi hagaragaza neza ko Imana ishaka kuri ko mu mutima. Ariko hari n'andi magambo akomeza avuga kuri 10 ku murongo wa 9 kujya kuri 11. Ku murongo wa 9 kujya kuri 11 hari amagambo meza akomeza avuga ngo, hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nabucyaniwemo byose, kugira ngo Imana imwishimire, kugira Imana imugarure umunezero. Agaragaza ko Imana ibanze guhisha amaso ibyaha bye. Kwihana nyakuri harimo ingingo enye. Icya mbere, guhindukirira Imana.
dusomye muri Zaburi ya 78:34. Icya kabiri, kugira agahinda. Abakorinto ba kabiri mu gice cya 7 umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Icya gatatu, kwicisha bugufi. Yobu 42 umurongo wa 6. Icya kane, kwanga ibyaha. Ibyahishuwe igice cya 9 umurongo wa 21. Ese kwizera nyakuri ni iki? Kwizera guhesha agakiza ni ukwemera ko kubabarirwa ibyaha kwabonetse mu murimo Yesu Kristo yakoreye ku musaraba. Kubw'uwo murimo umuntu cyangwa kubw'uwo murimo yakoze, umunyabyaha ashobora guhabwa agakiza kubw'ubuntu, agabwa ubugingo buhoraho. Kwizera kurimo ibintu bitatu. Reka twifashishe urugero. Hari umuntu waguye mu cyobo, kandi muri icyo cyobo harimo umugozi, kandi uwo mugozi ushobora kumukiza kuko urakomeye. Ariko abantu batatu bafite ibitekerezo bitandukanye bivuga ngo iki. Uwa mbere yizera ko umugozi uhari, uwa kabiri akizera ko umugozi uhari kandi awukeneye, ariko uwa gatatu akizera ko umugozi uhari awukeneye ariko kanawisunga. Muri make kwizera kurimo ibintu bitatu. Kwizera ni ukumenya, ukwemera, kwizera ndetse ni ukwisunga. Ibyo bintu uko ari bitatu byose ni ingenzi, ariko ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ni ukwemera yuko ukwiriye kwisunga. Byose ni ingenzi, ariko kwisunga. Niyo mpamvu Yakobo yavuze aya magambo avuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 14 kugera kwa 17 na 26. Reka twibaze ibibazo bibiri bidufasha kumenya kwizera. Ese umuntu avuga yuko yizeye ko ntitubona impinduka, uwo muntu twamuvugaho iki? Ese hari byaba bikeneye yuko umuntu abanza kumenya Bibiliya yose cyangwa se akayifata mu mutwe kugira ngo abashe kwizera Yesu Kristo? Imana iguhe umugisha. Reka dufate umurongo kuzirikana mu mutwe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 na 20. Imana ihamagarira abantu gukizwa, kandi ukijwe abako bwa Yesu Kristo. Gushimira Imana kuko ukomeje kwitabira ubutumwa bwiza bw'Imana, ubutumire bw'Imana, kandi nkurake kuza kurigena ingingo zikurikiraho. Ndakwibutsa yuko ubutumwa bwiza ukomeza kubukurikirana biciye ku Instagram kuri Dr. Doris, kandi kuri Facebook, WhatsApp ndetse no kuri YouTube channel yacu. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kuguhaza ibyiza. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen.